Hello bavandimwe, amazina yanjye nk'uko mubizi ndi wawe Alex. Uyu munsi mbazana ikiganiro cy'umwihariko kivuga kuri Fortune Retail. Kubikuza biri kwemera. N'iki kintu turi bukore kugira ngo kubikuza byemere. Mwaka kanya mvuganye n'umuntu wabikije amafaranga 50,000. Ngiye kubabwira cyangwa ngiye kubumvisha record twavuganye turi kuvugana ambwira ibintu bijyanye n'ukuntu yabikuje amafaranga n'ukuntu yabikije aya mafaranga. Ese ubundi yemerewe kubikuza? Icyo nakubwira ngo tega amatwi wumve ukuntu bimeze n'ibintu twagiye tuvugana, then wumve n'umwanzuro twafashe. Iki ni igice cya mbere cy'ibintu twavuganye, then nzazanaho n'igice cya kabiri cy'ibyo twavuganye. Habaho ikibazo yahise agira, ariko icyo nta kibazo kirimo. Icya mbere nuko mutega amatwi ibyo yavuze, then mukaba mwafatamo umwanzuro. Kandi icyo nababwira ngo Fortune Retail is not a scam. Ntabwo ari scam, ahubwo ni service yabo barakoze upgraded. Muraje murumva inama abagira bamwe na bamwe n'abantu batumye iriya business igira bira bibazo yagiye ihura nabyo. Thank you. Ndabashimiye kandi kuba mugiye gukomeza gukurikira kino kiganiro, kandi ndizera ko kiza kubafasha. Thank you. Twagiye. Sije ko kuyitangira 45. Ariko kimara kujya kuyikuroringa ukayivurira mashini. Ntabwo n'ubundi bagwemerera kubikuza rwose. Iyo kimara gushyira mashini bahita bakubwira ngo iki? Avuga ngo utegereze iminsi 5 n'ubundi kugira ngo ya mashini irangire. Mbese uko bigaragara niba Fortune Retail nakomeza kubaho, niba uko ari uko kuri ubwo bigaragara nk'aho ibya mbere byarangiye, basa nk'aho bongeye kwenovera bagatangira bundi bushya. Biravuga ko ubivuga ko, ariko wabonye ko nyine kubikuza itakuba ngo rindira iminsi 5 banze irangire. Nukuvuga kurindira iminsi 5 ikarangira. None se babajije baraba agent bakubwira ko niba iminsi 5 irangiye wemerewe kubikuza n'amafaranga wari ufite mbere? Ntabwo nigeze mbabaza, ariko icyo kibazo nuko nitose yababaza ntabwo. None ubonye icyo nakoze gusa ni kimwe nuko none maze gushyiramo amafaranga menshi, nahebye ndavuga ni kama mbaya. Kamebe nizo sehani nzishyiremo ndebe, ariko nazo zishye. None se ko bambwiye ngo ahise ujya ngo kuri Tigo kuyahagarikisha, byagenze bite? Ndawe kubwiye ibyo ni abantu bamaye amakuru nyine. Oya ndumva ngashaka kuba yakubeshya. Ubwo se umuntu yakubwiye amakuru ari internet kuri konti yanjye, urumva yakubwiye ashingiye ahubwo amakuru kuri konti yanjye n'imikorere ya konti yanjye cyese yo ntangaje gusa. Ahubwo niyo mpamvu mise mvuga ngo reka ngwamagare mubaza ati ese niba washoye ayo mafaranga ukahita ujya kuyahagarikisha, ubwo nta effect biza kugira ku mafaranga washoye hariya? Nukuvuga ngo ngiye musaza munyanya wanjye urantengewe urumva. Yego, business za online muri rusange hari igihe ugira amahirwe, umuntu azijyamo ariko kuvuga ngo harigenda agira amahirwe. Yego, business igahagarara, yanjye yaragarutse. Cyangwa se ukagira umwaka business igahagarara ayawe ataragarutse. Yego, ikiriho rero ngewe iriya business nayinjiyemo ikora neza pe. ikora, natwe nyine twayinjiyemo ikora fresh. Ariko iyo ibintu bimaze kuba ubundi iriya business ikibazo yahuye n'ikibazo cyo kuvuga ngo aba agent bayo babaye mibi, ntabwo babashije kuvuga. Noneho bakuvuga ngo aba agent bayo ntibabashije kuvuga, abagira aba customers benshi barusha ubushobozi, baruta ingengo y'imari bashoye. Noneho bamaze kugira customers benshi, kandi abanyarwanda babizi harimo afite imitwe yose, afite imitwe ifunze ku bintu nk'ibi. Hanyuma rero bamaze kuko ngewe ni analysis zanjye nabonye. Abanyarwanda bamwe na bamwe bakajya bashyiraho amafaranga, bamara gushyiraho amafaranga, kuko ngewe ikibazo nabanje kumenya muri business mbere yo kutangira kugirana biriya bibazo ni ikibazo cy'ama-reverse ni ikosa rye ntakora. Abantu bari kugenda bakora ama-reverse. Akamara gushyiraho amafaranga agahita ahamagara kuri MTN cyangwa kuri Tigo bakayahagarika. Kandi uko niba bahagaritse nimero, barahagarika nimero yari iri muri systeme, bagahita bayihagarika n'amafaranga abandi bari bamaze gushyiraho yose, wenda abayigisi bari kubanza gukoresha bari kwishyura abandi amafaranga yabo, imashini zabo zarangiye.
bakaba batakiyakoresheje amafaranga umuzungu yabashyiriye kuri izo simukadi zo ngo bayakoreshe bakaba batakiyakoresheje ukabona hari igihe ukuntu iriya bizinesi mbona yashobora kuba yarakoraga natekereza ko ari nko kubya umuntu ashobora kohereza amafaranga ari hanze akagura akiyacuruza deni uyabanirwa mu nyungu urumva iyo ufungiye iyo nimero yo mu agency ntabwo uba uhemukiye wowe ubwawe gusa ahubwo uhemukiye n'abandi bose bohereje amafaranga bivuge ngo abandi bagize amahirwe ko bashobora kuretira uwo munsi bivuge ngo abantu bari gukora reverse nibo bantu bari kuduhemukira ni ukuvuga abantu batangiye gukora reverse 100%. ikosa rya mbere ryakozwe na bariya agency batabashije kugira gute batabashije gusobanurira abanyarwanda mbese ubundi nyir'imari nyirizina yagombye kuba yarafashe abanyarwanda nyirizina akabashyiramo bashobora kuba hafi y'abakasitoma yego kubona niyo byaba ari ugutubura ari ubutubuzi ntabwo byakagombye kuba bitubuye nona yagombye gutegereza wenda igihe runaka hanyuma y'umwaka yari kuba amaze kugira abantu benshi ku buryo ashobora no gushituramo na miliyari 2 cyangwa 3 akigendera. Ikibazo iriya bizinesi ntabwo yaje mu Rwanda honyine bro yakoze kuva kera izi ko yakoze ko nayikoze ubushakashatsi igihe yego sarivasi ni ikosa rikomeye kuyikora ubundi rivasi ni ikosa rikomeye kuyikora gutekereza kuva ngo ndahagarikisha amafaranga wafashe umwanzuro wahebye washizeho amafaranga none se ubundi ikibazo ubundi amafaranga bamaze gushora waba hari amakuru ufite yuko hari umuntu waguhaye ubuhamya yuko amafaranga yashoye bayamusubije umuntu wamaye ubuhamya gute ko nyine abantu bagiye bakora rivasi baba baragiye ku cyicaro amafaranga bakayabaha ubundi automatic ariko nawe kubaza ibibazo umuntu ukora ibintu bya YouTube yagombye kubuza ibintu bya internet rwose utubita ibintu by'ikoranabuhanga automatic ukuntu ibintu biba bimeze iyo uhamagaye kuri MTN hari igihe bisaba urumva yego MTN ni nka banki n'izindi zose zisaba ni nkuko nizikoresha system cya MTN cyangwa Airtel bakoresha buriya akakira gifata gikoresha amafaranga mu kazo mani Airtel money ni ikindi gice cyari cyatuma naho nyine ntabwo kinigenge kijya ku giti cyaho kidakorana no guhamagara ibyo byose bifata bitandukanye ni ukuvuga ngo rero buriya iyo ubahamagaye direct nona turagukohereza amafaranga kuri nimero yawe nyuma y'umunota umwe ugahita mbahamagara nabwira amafaranga yanjye arayoba bagahita bajya muri sisiteme zabo amafaranga yanjye nyohereje kuri nimero yawe kandi kuko kuba amafaranga yanjye ashobora kuba ayobye iyo bibaye directly ibyo byo ndabyemera directly icyo gihe amafaranga bahita bayafungira kuri ya simukadi uwo ni wemere kuyabikuza kandi bakaba bashobora no kugira gute no guhita bayagarura kuri simukadi yanjye batabanje kukubaza wowe nyiri kuyayoberwaho iyo ubikoze ako kanya iyo ubikoze direct ako kanya amafaranga ntari nayabikuza ariko niyo mfashe amafaranga yanjye nkayayobye urumva afata amafaranga yawe nkayakohereza kuri simukadi yawe namara kuyakohereza kuri simukadi yawe agashira iminsi 2 y'amafaranga yanjye ukanayakoresha ukanayavanaho ubazareba muri transaction zakoye kuri simukadi yawe basanga ko amafaranga nawe yakoherereje ego nibasanga amafaranga nawe yakoherereje bazasanga y'amafaranga n'ubundi warayabikuje kabone nubwo yagiye gushyiraho andi mafaranga ariko bazasanga y'amafaranga warayabikuje ibyo bisobanuye ko ya mafaranga yanjye ntabwo bazaba gishobora kugaruka ese gusa niyo basanze wenda tuvuge simukadi yanjye ishobora kuba ifiteho miliyoni 3 urumva izo miliyoni 3 tukaba zaraninjiye nyuma yo mbikuza yawe uko bimeze nyine niyo usanga bimeze gutyo bazabanza baguhamagare wowe nyirizina bakubaza bati none ko ufite miliyoni 3 kuri telefone kandi hakaba hari amafaranga y'umuntu yigeze kuyobera kuri simukadi yawe itariki n'iyi ni ukuvuga ngo byabaye kera ni ugushaka kuwutwara wenda rwose amafaranga y'umuntu yigeze kuyobera kuri simukadi yawe itariki n'iyi angana gutya na gutya buriya na gutya bagukubita historike kuri mesaje bavuga ati none ayo mafaranga wakwemera kuyasubiza iyo wemeye kuyasubiza direkita yose bakubwira amakuru utaha kuri MTN nyirizina cyangwa se rero bagahita bayikuriraho bakayamwoherereza muri aya myaka ikoranye na konti yawe ariko utemeye kuyasubiza ubwo ni za nzira z'amategeko nyako icyo gihe igihe uri available ushobora kubita washobora kubona umunara uri gukoresha ugiye uri gukoresha umunara wo hafi ariko bariya bo rero bagiye bakora rivasi ugasanga umuntu amafaranga ayohereje uyu munsi kandi icyo gihe sisiteme igikora abagenti bakoreshaga amafaranga y'ubwoko butatu bakoresha amafaranga atatu twashoye bagakoresha amafaranga bahawe n'umuzungu bagakoresha n'amafaranga
yenda yavuye mu bindi bintu byo ku ruhande bijyanye no kwamamaza n'ibiki byose ibintu nk'ibyo bari abakontabiliti babo. Rero amafaranga bashize kuri konti ya Fortune Retail akashiramo iminsi 2 agacamo iminsi 3 rwose ntabwo amafaranga ushobora kuyasubiza. Yego usibye n'amanda Fortune Retail niyo kuri simukadi y'undi muntu isanzemo transaction ikora ugasanga ushyira umuntu amafaranga yabikura umuhinzi niyo akongera gushyira ahandi ntabwo umutera yavuga ngo ayo mafaranga tugiye kuyafatira. Yego aho bitureba amafaranga bashobora gusubiza ni ayandi uyashyizeho umwanya ubibereshye niba umutwe wawe ugize igitoki mu minota 20 uyisohamagara basubira kuri ya simukadi yashyizeho ukaguma n'ubwo ntabwo yashyizeho. none se hano utemana kubona bari nyarunda bari kurwana